yaba ntari pasiteri mbona arafashaga ahangashyira mu ishashi nkajya kuri ribu kuri amugore biraba ngo kubitekereza no kubigambira yagambiriye kwica yego ntabwo yabigambiriye atarabigambiriye se kuki yavuze ngo iyonza kuba ndi umugome nari kumuca umutwe kuba byonyine haraje muri iryo jambo ryo gutekereza ngo iyonza kuba ndi umugome nari kumuca umutwe bivuze ngo mu bumana bwe yamaze kubikora nuko iri josora ricaho gutya wabibonye none se urantwara gutya bikunde urabanza uce rino josi utwara umutwe ahubwo uri umwicanyi papa bitangaza iyo ugeze hariya ku Ruyenzi sibyo ukabaza kwa papa bitangaza na mama bitangaza n'umumotari ahita akora izi moto akakujyana mu rugo rwa papa bitangaza mwirangamo imerere ngewe harimo umugore n'umugabo papa bitanga uragirira ishyari pastor Mutesi umukiri afite iki mama bitangaza rero kamwibwirira ujye uvuga uziga yego kuko uyu munsi abari wowe ejo akaba ari abandi wasatse pastor Mutesi uvuga ko nta vewe itafite ushimagiza ba Knowless uvuga ko iwawe ariko kwa papa bitangaza abantu bahazi n'umumotara hazi none ibyabereye kwa papa bitangaza na bitangaza ni muze mwicare mutera gatebe tubyumve urugo rw'abahanuzi babiri genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane wowe udukurikira intangiriro z'umwaka mushya 2025 turagarutse mu rugendo n'ubundi turacyari babandi tugarutse ariko noneho dufite vibe nshya turi bashya aha bose kandi dutangiye urugendo neza cyane. Umwaka mushya muhire umeze neza none imeze neza nashima Imana. Uzi ko narinzi ko umwaka ushize we 2024 kuvurangiye itikurirangiye ibintu byose birangiye. Oje uyu ni umwaka wa kasa mutwa ahubwo abantu bicare bumve. Narinzi ko amakuru kuri social media ariko ubu noneho ibintu zindutse mbona uyu munsi n'imiriro. Twari turi mu minsi mikuru twari turi mu taramo twari ya papa bitangaza na mama bitangaza urumva no kugira iryo zina rize bari abantu bari bavuga ko Imana bakoresha ibintu byiza kandi buriya yo kuvuga ngo umugore n'umugabo bahuza cyane n'Imana irabasanga. Nababaye bagaragara hano dufite ibiganiro ndaza kubereka ka video hano ariko mushyira karabumubwira ati yo mugore wanje ndagukunda. Iriya ni couple yanyuranye bihe ubuhamya bwabo mwarabwumvishe barakundanye bukene bari kubyita ibintu bito ntago ari bitoye ahubwo inzego zari zikwiriye kubijamo kuba hafi kuko ntago umuntu ashobora kwicara ngo avuge ngo yaba atari pasiteri narabaye ngari umugome ubundi se wabwirwa n'ikirimba umujinya utazazamuka yego da akaba yajyana uwo mutwe yawushira no mwishashi erega umujinya ni satani kandi satani akorera mu bantu nagakura mu biti n'amabuye kuko umuntu uvuga ngo yakibe ntari pasiteri ngo nari gukora iki nari kumuca umutwe nkashyira mu ishashi nkajyana kuri ribu bivuze ngo ntabwo ari kuwutwara ari muzima naragiye nta muntu utabizi tebura bizi ukuntu zivuna uzi ukuntu ubukwe bivuna gutangira gukora ubukwe byo ni ikosi kugira ngo umuntu agire imyaka byinga byose ari kubaka ibintu muvuga ngo kurya byarambabaje ntabwo nariye byungura isima ntabwo nari gukora ubukwe ntabwo nariye ndi kubaka umuryango nyine muri igihumbi nkagihahisha umwana nkura akavuga ngo ngewe birababaje none se yamwisimbwa kumwitimbwa ni bagabo bangahe biswe imbwa bataje muri showbiz bataje kubivuga ikosa rihari nuko ya makimbirane yabo bayazanye nase uboneka nkubaze umugabo ukubise umugore abari iki imbwa ndabyanditse ngiye Prophete Noheli yaramukubise buretse gato hanyuma umugore ukubiswe n'umugabo abakubise imbwa nawe ndabyanzuye nuko bimeze hanyuma shobe mereza cyo gikapo cyanjye hano mereza noneho gakire urebe ukuntu ibintu ngiye kubishushanya urebe tubibona nico gikapo mereza cyo gikapo noneho yuvuze y'umuntu akubwiye ngo nari kumuca umutwe yego uyu mutwe bivuze ngo kugira ngo utware nuko iri josora ricaho gutya wabibonye
none se urantwara gutyo bikunde urabanza uce rino josi utwara umutwe ahubwo uri umwicanyi papa bitangaza cyarako bonyine bibirabago kubitekereza no kubigambira yagambiriye kwica yego ntabwo yabigambiriye atarabigambiriye se kuki yavuze ngo iyonza kuba ndi umugome nari kumuca umutwe kuba byonyine haraje mu iryo jambo ryo gutekereza ngo iyonza kuba ndi umugome nari kumuca umutwe bivuze ngo mu bumana bwe yamaze kubikora ariko ibi bintu byabo hari igihe n'ubundi byigeze gututumba ibi bintu by'amakimbirane nabo byigeze gututumba umva iyi story yabo ngira ngo hari abantu benshi bayizi ibi bintu pasarabizi impanuro yego ariko yanze kugira ute gutangaza kugira icyo avuga ibi bintu byaratutumbye na mbere na Pastor Claude hari ntuza mwigeze mwumva abantu bavuga bona ntabwo ndi bubivugaho cyane ariko ndabahaho agasampo gato bigeze mwumva babivuga bo bwabo ko baraye wanjye yego uri kubunga Pastor Claude wari wajanye mu kidendezi wabo batisha na Joel cyo naco nacanzuye wari naco ndacanditse wari wajanye mu kidendezi wabo batisha oya reka bisobanurire kuko ntago wari uhari ko nta wari kwa gacire ngabure kubatizwa ngo wabajanye handi muri kakabari kawe akabari sari umugabo ujyana undi ko umugabo yijyanayo ibyo ngibyo bana bisabye imbabazi baje kuri kamera barabyivugira ariko icyo gihe ntago umwuka wari umeze neza ndi no mu bantu bagize uruhare kubunga bitari kuri kamera ndi no mu bantu bahamagaye umugore we mama bitangaza navuga ngo mama bitangaza ntugire ikibazo ntukeke ko wenda umugabo wawe yaraye mu ndaya yaraye wanjye arahari kubera ukuntu situation imeze ngenda mufite gakira abantu badukukiye babyumve nubwo nta mugore agira ariko afite ubwenge bw'Imana ngari baze gaki waba potere gute wungwa n'umusore utaranashaka ndacagutenga nari nazinze ibaruwa ariko ndacagutenga njewe ibaza umuntu murusha kubuvuye uri apotere umurusha kubaka nta mugore afite n'umusore arakuraranye iri gukunga ndagutenze uzabanze uze ngutengure ibyo bintu na Claude yabigize mu ruhare byo kubunga arabizi buriya Claude azi ibintu byinshi kuri uyu muryango nibiri kuba arabizi nubwo nabonye Joel yakoze ikigana bango Claude ngo uri Babiloni ngo nukiri inshuti yanjye ngo nituri kumwe Joel nawe urabizi ko Claude muri ipata n'urugi oya hanashwana bakundanye kandi ntago mwashwanye niho nagiriye ikibazo nabane se konzi ko Joel na Pastor Claude Imana ifite priesi bamatanye gute baza ngo ni ikimata bijagenze gute kugira ngo mwite Babiloni ahubwo hano nayisenyege ko harimo akabazo urebe ukuntu Claude azi ubwenge Claude nubwo abantu benshi bazi ngo akunda ngo gushyira ibintu hanze yego kuki ntaki kandi ibintu arabizi abihereye imuzi arabizi nyine afite byinshi yavuga azi wagwa ni yose yigeze no gushinjwa kurarura yego babitangaza kumujyana ngo mu ndangamirwa bamusize ibyo bintu byose afite uburyo yabisobanuye nk'umuntu rero wabanye n'ibyo bintu akabyihanganira ntabivuge afite ibintu byinshi byo Claude afite ibintu byinshi ahubwo sinde kuri uyu muriro kuri kamera hano ku Rugendo TV online today aujourd'hui now one day ni mukanya Pastor Claude niba mukore mu kaburungushoro gutyo byose aretamena umuceri nibakomeza nibi tuvuze bishaka umusembura kaza kuko Claude nta shute agira mu mafuti nikomeze arazi gukubitagura ndabiza ramene ariko nanone nagizemo akabazo ndavuga nese asiza akabazo ni pranka kuba Joel aravuze ngo Claude ntabwo turi inshuti ubungu buri Babiloni babisi ubundi bisobanura umuntu feke mutakiri kumwe nkaburiya nibishaka yigeze kuba Babiloni ku buzima bwanjye ariko begerera arambwa ati profete nubwo nanyweraga mbabarira sibyo nubwo nanyweraga ukanywa musteri mbabarira uri kumva neza twikorera Imana ubu nibishaka ni mu bantu natenguye muri iyi minsi kuko yemeye kuyanyweraga mbere yari yarabihakanye ndamutenga
niko gahunda zimeze. Hanyuma uzinywera he mwagiye muza ku kabari kanje mukanteza imbere muri ngo ni Serenity Bar. Njyewe nice kuri kamera z'Urugendo TV online nzabashumba benshi duhurira ahantu hagiye hatandukanye kandi tukaza mu rusengero mukatubwiriza none uretse no uje kubyemera. Imana uyu mwaka igiye gushyira abantu hanze igiye kubanika ugasanga ugiye mu rusengero kumwe na sheri wawe Bishop ati uze gusigara muri biro ndagushaka. Aba ni bantu bashumba bano kubona hano bari kuza bagaragara wasi noneho ngurindire sheri wawe ngo bagiye kumusengera ngo bamubonye imyuka mibi kumbi ahubwo muhame hamwe mugiye kubona ADN zigiye gukora akazi. Abantu bari gutera indazi yego nyirigamaniko babashumba babavuga butumwa babahanuzi babiyita tindi gasani bose ariko mube basubira biba. Ariko ubundi ni iki cyababwiye ko umuntu kuba ari umushumba adafite umubiri? Nyine nabivuga ngo imva z'abakozi b'Imana n'eshatu barabihakana. Mu cyumba kwa muka Potifari ni hakura mu izina rya Yesu. Hari ahantu hadakora toka satani. Muka Potifari yakuyemo babonye itako. Ndakubwiza ukuri umuntu wacitse n'umwe wenyine. Ninde Yozefu? Ni Yozefu kandi nawe nawe ni hagana ngo mu izina rya Yesu. Ngo kwa Yesu yarirutse. Ukuvuga ngo intwaro nuguhunga. Nuguhunga ariko kuri kigeni wahunga imbaraga bazikura he. Ndakubwiza ukuri. Njewe uyu munsi iki kiganiro naje kugikora nagisenge y'Imana n'umwuka wera twicinye mu kiganiro. Hanyuma imva n'eshatu ni ijipo n'amafaranga ni icyubahiro. Papa bitangaza nawe rero izimva ndakuzimubonaho. Ndabyanzuye ikiba kibi. Ya mbere ni iyi hariho. Ijipo iriho gutese kandi. Ariho gutese umugore wivugiye ngo iki? Ubusambanyi. Ni ijipo rero. Icyubahiro cyuva ngo ngiyenza kuba nari pastor. Ico si icyubahiro iyo si titre. Gatatu ifaranga niryo ri gutera mino umururumba kutanyurwa nuko Imana yaguhaye. Kutanyurwa nuko Imana yaguhaye, kutanyurwa nuko yaguhamagaye, kutanyurwa n'umusaraba wawe Imana yaguhaye. Ngo uvuga ati njewe niyo mpamvu gakirenda mugarukiye gakiburetse gushaka. Ngugira inama mwana wa mama uretse gushaka kuko byaba biyobaje kuba uri umuyobozi w'Urugendo TV online ukabura umuyobozi wa Inside Rwanda ejo zikazaba arizo zigutera mu maso za kose ziri kukura zivuga ati tubwire bimeze gute. Rero urugo si imikino, urugo si umuharuro. Uko polisi y'u Rwanda itubwira ngo ntugatwara ikinyabiziga wasinze ni nakudakwiye kujya kwiyahura mu rukundo umeze nk'uwasinze. Ugomba kugenda gace witonze ku murongo. None reka twigarukire kuri aba bombi. Yego. Urabona harimo n'abakozi b'Imana. Yego. Hari abantu babatije. Hari abantu bakijijwe kubera ko bababwirije. Hari abantu basengeye. Yego. Kuko ntabwo aya mazina yapfuye kuza gutyo gusebya ndi kukubwira. Kuvuga ngo ni papa bitangaza na mama bitangaza hari iby'Imana yabakoresheje. Yego. Ibi bintu ntago bigiye kwangiza abantu benshi kubona umubyeyi wawe mu mwuka, umuntu wakubwirije, umuntu wagusengeye, pasiteri wawe ari kwirukankana n'umugore. None surambira ngo niba papa bitangaza arasezeranyije umugeni. Uyu mugeni urwo uzakomera. Erega buriya yubatijwe n'umushumba mubi wa mwuka ure gukurikirana. Ico ni icambere. Niba pastor wari umusambanyi ahagusezeranya nawe urugo rw'ubusambanyi umwuka w'ubusambanyi kugendaho. Niyo mpamvu abantu bakana ko karande zitabaho, karande zibaho 100%. Iki kintu abantu bacumva. Karande 100% zibaho kandi zirakora. Kandi bari mpamvu ndi bugaruke baca umugani ngucuru hanze rukitwariro mu nzu. Aba bantu ni abantu bakojeje bigeze bishima ku muntu wa Pastor Mutesi. Baramubwira ngo Knowless aparika vewiti hariya. Ngo akagaragara nk'umustar. None se uje kurigira neza TV. Habiri akasa mutwe bure nuko mutabizi. Ntabwo warebye neza. Gira neza TV. Haba yakasa mutwe. Uje ho wumve ikiganiro Pastor Mutesi ari kuye. Ndashaka kubwira abantu ngo nuhemukira umuntu uje ubiteganya ko hari ukurikije icyuri cyo, ukurikije imbaraga zawe, ukurikije ubushobozi ufite. Uje umenya ko umugiye mideni uzishyura mu gihe kanaka. Ubundi yo wirukankanye umuntu usigarana utubara gato. Tugusubiza inyuma. Ubu mumaze ubwoba.
wirukana igisambo cyane ukacimara ubwoba ariko Yesu ni umugabo mwiza Sekeri yari yaparika ari Velvet nkabona ngo yanditseho Pastor Mutesi urakoze icyakora Knowless yaparitse hari yaparika ari Velvet Knowless rimwe na rimwe ari n'icyo usanga amaplake yabo yanditseho Knowless kubera ko ari umusitari iyo wambutse amazi yangaha nuza igahanga ukagera aho bita mu Bugesera iyo ugeze kuri etage ya Knowless sibyo mumbabare uko iryo zina ndikoreshejemo ubwo ndi gushaka kujya ngo nkompare ibintu umuntu yanagirira ishari n'umuntu akabyumva iyo ugeze hariya ku Ruyenzi sibyo ukabaza kwa papa bitangaza na mama bitangaza n'umumotari ahita akora moto akakujyana mu rugo rwa papa bitangaza mwirangamimerere ngewe harimo umugore n'umugabo papa bitanga uragirira ishari Pastor Mutesi umukiri afite ikindi yanagirira ishari afite umwo reka nkwereke buretse mu byandikwa barandika ati Pastor Mutesi abantu niba bamukunda mwebwe mugira ishari ati se nimba Mutesi akundwa n'abantu benshi buretse gato nabimukunda yagira ikibazo Umuhanuzi mukuru nagutenda iki urakoze hanyuma mama bitangaza rero kamwibwirira ujye uvuga uziga yego kuko uyu munsi abari wowe ejo akaba ari abandi wasetse Pastor Mutesi uvuga ko nta Velvet afite ushimagiza aba Knowless uvuga ko iwawe ariko kwa papa bitangaza abantu bahazi n'umumotari hazi none ibyabereye kwa papa bitangaza na bitangaza ni muze mwicare mutera gatebe tubyumve urugo rw'abahanuzi babiri ndakubwiza ukuri aho waciye uvugiriza indura abandi nawe niho uca izabe bazivuze ariko ubu biba byagenze ute ngo urugo rw'abahanuzi babiri kandi bavuga ko basenga urugo rw'abahanuzi babiri basenga bombi bakijijwe rusenyuke nk'uku nguku rutwawe n'umuvu uzi kuntu babimeze se Samo baba babesha Imana mu mutima ariko ku minwa niko birivuga ngo munshimisha iminwa ariko imitima yanyu simbamo ari bo babandi bazajya imbere ya Yesu ngo nahanuye nka bishop mu izina ryawe mbwiriza mu izina ryawe Imana ivuga ngo mva imbere sinkuzi wakivumewe niko birivuga rero ari kigaragara cyo baryarya Imana nayo ikabaryarya ubuse Farawo Imana mbwiza ati mwana wanjye Farawo wareka ubwoko bwanjye bukigendera wambabariye ukaburekura aranga iramwongoza bageze ku nyanja imutera deduwa njonogo imutera njonogo yasamura inyanza irapfundikira rero hari abantu benshi mugiye kujya mubona baryarya Imana ikabaryarya abahanuzi tuza aho bari ubuse gaki wakoresheje abapasteri benshi nta mupasteri n'umwe wazamutse adaciye ku Rugendo TV online na Pastor Koroda kiba mu ruhetsi yanyuze kuri platform iyi ni platform y'Urugendo TV online yazamuye abashumba benshi urabazi wanze kubashyira hanze urabazi basambana urabazi banywa inzoga urabazi barara mu maroji urabizi bazana abakobwa ngo baje kubazana kwa Samu Gakirenga ku Rugendo bakaviwa rade mu maroji jewe nzabazana inzane list Imana uri kubona itari kubyikorera nzazana list y'abantu baza ku Rugendo urabikora nka kwihorera reka ibandagaze ukanye ngo muhanyijwe nawe ubwenge ariko umunsi nabisize imbere ku murongo uko bikurikirana uzakorwa n'isoni ikindi se wanze kubashyira hanze uyu mutwe wa Samu Gakire ubitsa abakozi b'Imana b'ibihwehwe bibimara kandi bivuga gutyo beshi bagiye bakora ibyaha umuntu akaza n'umugore w'abandi ngo aje mu kiganiro ngo agiye kumuzana Samu Gakirenga mu hosting ugahostinga yego pe bagahita bajya hehe muri rogi banaremye ubuhamya sha banaremye ubuhamya babeshya ariko uyu munsi wanico ngo iyi Mana iri gukora ku manywa na nijoro ntabwo isinzira igenda bitandukanye njyewe Prophet Noel singene ry'imboga nitengo twarasangiye ubyumve nitaye ngo turaziranye nitaye ngo uri muri umuntu cyangwa mukuru wanjye nuko rikosa nzagukebura niyo mpamvu uyu munsi mvuze ngo urugo rwa papa bitangaza mu bitangaza rwubatswe nabo ntago bari bakwiye kuzana muri show busy ngo baze kubivuga ubitwa Rukundo Ezekiel muramuzi numwe mu bagabo bamvuze cyane nabwo ati rero akibungere muri uzakagererwamo uretse ko twaje kwiyunga ubu turi inshuti ibyabaye ni mwabibonye se muri Katabaro nahageze n'amatelefone
guhera kuri bajiste gukomeza n'abara bose nta muntu utaraciye kuri platform ariko abantu mukizwe n'ikimani bashaka. Yego Noheli utajya uripfana utajya urya imboga utajya yemera ko ikinyoma kikomeza guhabwa intebe. Oya ntago ari byiza. Ati uyu munsi ntabwo nashimishijwe n'ibintu ndi kubona cyane ngira ngo sinawe gusa ariko n'undi muntu wese byamubabaza kubona. Reka nge nkore Imana imbabarire gukoresha ijambo nge njya mvuga ngo abiyita abakozi b'Imana. Abiyita nyine nibyo. Abiyisa abakozi b'Imana. Imana itarabahamagaye ariko kubera bahaza imvanye na za Primus na za Byeri bakaza bavuga ati oh haleluya. Reka mbabaza umuntu arigiye none ikibabaje gasigakire. Ubu nuko wabamenye. Utarabamenye nawe warufite ubwoba. Kuvuga ati ni nakira pastor cyangwa potere yaravugaga ngo baramfunga. Noneho cyangwa se aramvuma. Aya mavuta mudukangisha ni godoro ni igisusa ni amamesa ni ruwiri niki ngamagara umuriro nawe ubwe ni umuriro ngo yashize iminsi 3 baramufunga gahibaze kubita wa muriro we ngo gahibaze nawe ni ibaze bakozi b'Imana muri gutukije izina ry'Imana uziko izina umukozi w'Imana aho rivuze hose bahita babona Escoro munyamitwe. Aho nyura mugabo Ribo yafashe ejo bundi nawe wakoreraga mu rusengero. Ndebera nawe. None ikintu kibabaje nuko abantu bafashe insengero bakazigira business ariko ndashimira leta y'Igihugu cy'u Rwanda. Ibona ukuntu abantu bari kwiba abantu bari kwesikoroka inyuza mu mwejo. Itoroshi rya Ribo rihora rimeze ngo. Rihora rimurika. Rigenda rimurika ahantu hose. Ribonye rero umuntu utari muri wa murongo abo bahita bagutakira. Yego nawe nguko rero Noheli ndagushimiye cyane. Ndagushimiye kubera ko ikiganiro reka tukirekere hano. Noheli arabatenze. Nana kimukuramo. Jewe ndabatenze. Yego. Kugeza ubwo bazumva ko basuzuguje Imana ya Israel. Mpagarutse mu cyonka Eliya ku musozi Karumeli. Niyo mpamvu batenze rwose ndabatenze. Danagiye. Jewe ndabatenze.